bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Twarabivuze ku cyumweru gishize, nyuma y'iminsi 40 Pasika ibaye, twijihije asensiyo ya Nyagasani. Uyu munsi rero, nyuma y'iminsi 50 Pasika ibaye, turizihiza Penekositi. Roho Mutagatifu yaje muri Kiliziya. Impano Yezu Kristo wazutse yari yarasezeranyije Kiliziya. Uyu munsi yadutashyemo. Muri iyo minsi 50 rero ya Pasika, ikintu cyaranze abakristu kandi cyagaragaraga muri za Kiliziya zose zo ku isi yose, Kiliziya Gatolika, ni urumuri rwa Pasika. Urumuri rwa Pasika ruriho ibikomere 5 bya Yezu Kristo. Ibyo bikomere twose tubivuga ubushize ko Yezu yabizamukanye kwa Se mu ijuru kugira ngo aduhe ubwigenge. Ntiwigunge rero muvandimwe, ahubwo ishime kuko Yezu Kristo hari mu ijuru yatwoherereje uyu munsi Roho Mutagatifu. Uwo Roho Mutagatifu arongera kutubwira ko nyuma y'iminsi 50 ubu ngubu uru rumuri rwa Pasika ruraza kuzima, ariko rurakomeza rwake mu mitima yacu. Wowe rero aho uri hose, haba mu rugo, haba ku kazi, waba ugenda, waba wicaye, waba uryamye, waba ukanuye, waba usinziriye, wibuke yuko ikintu cya mbere tugomba gukora ari ukuba abahamya b'izuka rya Yezu. Kuko rero uru rumuri rwa Pasika rurimo rwaka mu mitima yacu, dukora ibishoboka byose kugira ngo twirukane muri twebwe amashyari yazonze abantu, inzangano, uburyarya, byose tubikuremo kugira ngo ubuzima bwacu bwose bube ikimenyetso cya Pasika, kandi utubona wese abone koko ubuhamya bwa Yezu wazutse, ukomeza akabaho akagenda mu isi ye, mu baturage be, muri Kiliziya ye, anyuze kuri twebwe. Munyemerere kandi twibukiranye ikindi kintu cy'ingenzi. Ejo kuwa mbere tuzasubukura igihe gisanzwe cy'umwaka wa Kiliziya. Tuzafatira kuwa mbere w'icyumweru cya 9 mu byumweru bisanzwe by'umwaka A. Icyo gihe gisanzwe nicyo kirekire mu mwaka wa liturujia. Dusenge rero dukomeje kugira ngo ibyishimo byo kubasha kuzuza iminsi 50 ya Pasika y'umwana w'Imana idufashe kuba abahamya ba Yezu Kristo wazutse mu buzima bwacu bwose. Mu gihe gisanzwe kandi niho twizihiza iminsi mikuru ya Nyagasani. Ku cyumweru gitaha tuzizihiza ubutatu butagatifu, naho ku ikizakurikiraho ni isakramento ritagatifu. Hagati y'ibyo byiza hateganywa umunsi mukuru w'umutima mutagatifu wa Yezu. Ibyo byose turabihabwa kugira ngo kwemera kwacu gukomere. Tujye mbere rero kandi dukomere kugira ngo tutazavaho dukoze isoni uwo twemeye. None nubwo bwose byahuriranye na Penekositi, turasoza ukwezi kwahariwe umubyeyi wacu Bikira Mariya. Turabikora, turasoza ku kwezi duhimbaza umubyeyi Bikira Mariya utabara abakristo. Mutagatifu Yohani Bosiko w'Itorino, uwiyambazwa Padiri Mauri n'abandi batagatifu benshi biyambaje Bikira Mariya ugoboka abakristo. Niba rero nawe waravuze ishapure muri uku kwezi, byanze bikunze wagira akazina k'umwihariko wita uwo mubyeyi. Dukomeze rero tumwambaze kuko ni inzira ngufi itugeza kuri Yezu Kristo. Atari muri uku kwezi gusa, ahubwo no mu buzima bwacu bwose tumwiyambaze twifashishije rozari ntagatifu. Mukomeze rero mujye mbere mu Bukristo. Penekositi nziza, kandi mwese Imana ibahe umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.